Yes, reka nongere mbasuhuze mbifurize kumererwa neza cyane mwe mudukurikirana buri munsi ni kuri Rutamu Talk Zone TV iwabo w'aba sportif. Twongeye kuza na sambaratika cyangwa se zandani cyangwa se breaking news, na amakuru menshi atandukanye arimo kugenda avugwa mu mikino hirya no hino. Ibintu birakomeye cyane, ariko tugiye kongera twibandana mu gihugu cy'u Rwanda, cyane cyane muri ekipe ya Rayon Sport na ekipe ya APR. Uyu munsi bakomeje kwitegura shampiyona ndetse n'amarushanwa agiye atandukanye. Ubu tuvugana muri ekipe ya Rayon Sport nkaho bidahagije, bongeye kwakira indi ntwaro. Karundura ni umusore ukomeye cyane waje gusinya amasezerano muri ekipe ya Rayon Sport. Ese ikipe bazayikizwa nande? Ikomeje kugenda ikora ibitangaza ku isoko ry'igura n'igurisha. Tugiye kuza tubyinjiramo turebe amakuru agiye atandukanye ava muri ekipe ya Rayon, tunabihuza n'uyu mukinnyi mushya ugomba kuza nawe aherekejwe na Biramahire Abedi, uyu mugabo w'umurundi ugomba gusinya umwaka umwe muri ekipe ya Rayon Sport. Urumva ko ni breaking news ikomeye cyane, ariko tugufitiye samparatika zikomeye cyane kuri uyu mugabo umaze kugera i Nyarugenge mu kanya gato cyane. Ngira ngo muraza kugenda mubibona ku mashusho agiye atandukanye. Ubwo rero ibintu bimeze neza cyane, abareyo nta kintu munshinja. Ewana kabisa, ndizera ko nta kintu munshinja, ntacyo munsaba. Tugiye kuza tubyinjiramo neza cyane, ariko tunafite amakuru muri ekipe ya APR Football Club. Reaction y'umutoza nyuma yo gukina match ya mbere na ekipe ya Gasogi United agatsinda ibitego 4. Hari amagambo akomeye yatangaje ku bakinyi ba APR Football Club, ari abakinyi bashya ndetse n'abakinyi bamaze igihe muri ekipe ya APR. Abo bose hari reaction yabagizeho, n'abakinyi bagomba gusohoka muri ekipe ya APR bagatizwa muri ekipe ya Marine Football Club. Ibi byose turabizanye n'andi makuru ya sambaratika agiye atandukanye arimo kugenda avugwa hirya no hino. Ubwo rero kanizere ko ibintu ari umutekano binameze neza cyane. Murabona ko twongeye kugaruka neza cyane kabisa kuri kamera kugira ngo dukomeze kugenda tubana neza 5 kuri 5. Mwese murabizi ko twagize ikibazo gikomeye cyane, dutakaza chano yacu n'umurongo watugezagaho amakuru menshi kandi meza abumbiye hamwe. Mu by'ukuri byari byiza cyane, yari sare irimo ibihumbi byinshi by'abantu bakoze subscribe, ariko twaje kugira amahirwe make tuza gutakaza uwo murongo. Niyo mpamvu muri kubona ko iyi ni chaîne nshya, ntabwo turagira abantu benshi bagiye batandukanye baradukandira subscribe. Niyo mpamvu uri kugira ngo ukande subscribe, udufashe udutera inkunga kugira ngo ufashe n'abataratumenya kutumenya. Aba sportif muri rusange kimwe mu bintu bihariyeho harimo gutabarana. Like nimba mwitabaje byagenze gutya na gutya, wakakubwira ngo nimba bigenze gutya naye ndagufasha muri ubu buryo. Inkunga rero ya subscribe ni inkunga dukeneye cyane, tubasaba tuyikuye ku mutima, wikwinangira umutima, sibyo? Fasha umuhungu wanyu komeze kureba ko yakomeza kugenda bijya mbere nkuko mwabikoraga ku murongo wa mbere wamaze gutakara. Nimukore subscribe, share na comment mu magroup agiye atandukanye kugira ngo ibintu bikomeze kugenda neza cyane. So ndagushimira utinangiye imitima ukumva kugira ngo ube mu rugo rw'imikino cyangwa se amakuru agiye atandukanye agenda za buri munsi, nuko ukora subscribe. Uyu munsi ndi gusaba umuntu wese wumva ko ari umusportif ariko wanyawe, yari n'umuntu ushaka kwinjira mu sportif, amarembo arafunguye kugira rero ujoining umuryango mugari nkuko twagiraga siroga ivuga ngo Rutamu Talk Zone TV iwabo w'aba sportif. Reka nizere ko ibintu bimeze neza cyane. Reka dutangire tuganira byinshi bigiye bitandukanye ku matransferi. Kanya gato cyane ku kibuga cy'indege i Kanombe, ekipe ya Rayon
bongeye kwakira indi ntwaro karundura. Uyu wenga imibare ye nuko akina umupira, abadefanseri bo mu Rwanda muragatoye, birasaba imbaraga, tekinike no guhagarara neza. Iyo uje uri umwe ntumenya ahantu anyuze. Ni umugabo kabisa ukomeye cyane w'imbaraga, bamwita Chancelo Ndangu. Uyu Chancelo Ndangu ni umugabo ukomeye cyane kuva mu gihugu cya Benin, akaba afite imyaka 18 gusa. Zandani zirambwira ko ekipe ya Rayon igomba kumusinyisha imyaka 4 kugira ngo uyu mugabo nibajya no kumugurisha nk'umwana ukiri muto bazamubonemo amafaranga menshi cyane, kuko barashaka kumukora bakamufata bakamukubita ABCD, bamara kumufata amaze kumera neza hanyuma bakamutanga ku mugabane w'Uburayi. Niyo mpamvu bare bavuga bati uyu mugabo tugomba kumuha imyaka 4 kugira ngo twizere ko tumufite 5-5. It's a breaking news. Yamaze kugera i Kigali mu Rwanda, araryamye ameze neza, arimo arahumeka bya gisirimu. Nange murabizi hano Nyarugenge ibintu bari umutekano cyane. Uyu mugabo rero tumwinjiraho, bamwita Chancelo Ndangu w'umunyabene. Ni umugabo ukina ku mpande, ashobora gukina kuri 7. Tugiye kuza tubyinjiraho muri style doje z'imikinire y'umugabo Rotifi, umutoza wa ekipe ya Rayon, ariko ashobora no gukina ku 10 neza. Playmaker machachali, wa wundi udakogwaho. Abantu bose baba bazi ngo uyu mukinnyi bari ku kirenge, nta bindi bisobanuro usibye gushira muri file cyane. Warakubwira ngo baro nimbiri ku kirenge ni assist cyangwa ni igitego, tuza kujyana tubyinjiramo. Uyu mugabo mu gihugu cya Benin akaba akina muri ekipe ya Union Sportive, ekipe yabaye ya 7 muri shampiyona y'igihugu cya Benin. Imaze kuba ya 7 ni ekipe ya kure cyane. Urabona nk'ukuntu ekipe ya Espoir Football Club yavaga inyuma ikaza gukina ni Kigali mu Rwanda. Iyi kipe kugira ngo bagere mu mugwa mukuru Libreville muri Gabon bibasaba kugenda ibirometero 800 kugira ngo batere match hehe Libreville muri Gabon. Ndagira ngo ikintu mu cyumve neza. Ni umwana wariye bya biryo by'inyuma, bya biryo bikomeza amagufa, ubona ko umwana ukiri muto cyane ariko kwisi n'ijigo ubona ko ari full package. So uyu mugabo yakoze imikino 18 muri shampiyona ya Gabon, atsinda ibitego 5, anatanga assist 8. Clear statistic kumuwinga. Iyi mibare ni imibare iri clinical, ni imibare myiza pe. Buri muntu wese yavuga ati kongs kuri ekipe ya Rayon Sport. Uyu mugabo yabashije kubona call up muri ekipe y'igihugu ya Gabon yabari munsi y'imyaka 17 ndetse na 18. Numva ko umwana ukiri muto cyane, ariko yanabaye preselection muri ekipe shani. Bivuze ngo no muri ekipe senior yari yatangiye gukomanga. Hari ama ekipe menshi yifuza kuba yamwakira kugira ngo abe yaza kuyakinira, ariko umwarija wayo ariwe nshaka kugira ngo tuganireho uyu munsi. Bamwita Ante Biganiro, umugabo muramuzi cyane, yavuze umunyamakuru, ariko uyu munsi ari mu bintu bya agent n'abihuza na scouting. Ariyo mpamvu mwabonye ko yagiye akurikirana imikino myinshi ya shampiyona bihugu bigiye bitandukanye cyane cyane muri West Africa, ariko hari na match yagiye areba ku mugabane wa Afrika hirya no hino. Uyu mugabo Ante Biganiro wamuzanye waravuga ko ari umukinnyi mwiza yakurikiranye, nkuko yabitangaje. Yavuze ko yamurebye imyaka amezi 3, amukurikirana umunsi ku munsi, match par match, antamukurikirana. So good. Kimwe mu bintu byagoye aba scouting cyangwa se amakipe yo mu Rwanda harimo kuzana abakinnyi, ariko tukibaza ese uwo mukinnyi azanywe nande, kubera iki, afite izihe nyungu mwiza by'uwo mukinnyi.
abantu benshi bakabyirengagiza bakavuga ngo oya reka tureke kugira birebire, bakakira umukinnyi bakanamusinyisha igihe kirekire bikaza kurangira umukinnyi afropinze. Ariko hari ikintu nge nakwita ko nashima kuri Mucyo Anta byibura muri iyi window y'igura n'igurisha, uziko yagiriwe icyizere na ekipe ya Rayon, amaze kuha abakinnyi bagera muri 4, alright, nimba mbyibutse neza, barimo n'uyu mugabo Shadrack Big Bello umukongomani ukomeje kwerekana ko umukinnyi ukomeye cyane. Ekipe ya Rayon Sport yaravuze ngo reka tureke kwizerera mu bandi bantu, tuguhereza iki akazi utuzanira abakinnyi. Ariko Anta nk'umuntu umaze iminsi mu mupira, ni umugabo ndi gushima serivisi ze. Nimba avuga ko yarebye umukinnyi amezi 3 yose ya shampiyona y'igihugu cya Gabon mukurikirana, byanga byakunda yabonye dribbleze abona muvomaze, ndetse nabihuza na shampiyona yacu nk'umuntu wayikozemo igihe kirekire, buryo bwo kuyivuga nk'itangazamakuru ndetse no kuyikoramo ibintu bigiye bitandukanye. Ubwo yaritangarije ati ntabwo naza n'umukinnyi mu Rwanda udafite ibi n'ibi, kuko nzi umupira wacu ukuntu umeze. Ibyo rero nimba bizi akaba nabyemeza nk'ukuri ko ari byo bintu bigufasha kugira umukinnyi cyangwa se kwiyentegera muri shampiyona yacu. Mwarabibonye kuri Omar Aba, yarabikoze birakunda, nta tekinike nyinshi afite, ariko ibyo shampiyona yacu isaba arabifite. Ari ukwiruka, ari n'imbaraga z'umubiri zigusaba kubyiga ki adversaire cyangwa se abadefenseur. Kavuga ati niba ufite ukuguru kuzima, ufite umubiri muzima, inyarugenge urakina, ibindi byose bikaza nyuma. Ubona ko byagiye bibahera n'abantu nk'aba Ani Elijah n'abandi bagiye batandukanye, byagiye bigaragara. Uyu Anta rero kuba yarafashe umukinnyi akamuprepara, akareba dribbleze, akareba muvomaze, akabuzana shampiyona yacu, akavuga ati uyu mukinnyi ni mumufashe, byanga byakunda ashobora kuba azaba umukinnyi mwiza cyane pe, kuko iyi mibare iragaragara. Kandi kubona akora mu ikipe y'igihugu ya Gabon Sofa, Gabon igihugu gifite impano zitandukanye, kinyi bakomeye mugabane w'Uburayi no shampiyona agiye atandukanye, ushobora kuba byakunda. Icyo ngicyo ni kimwe. So amakuru ahari atugeraho nuko uyu mugabo ajya gukora teste icyumweru, nta gihindutse ku munsi w'ejo aratangira imyitozo muri ekipe ya Rayon Munzove. Namara gutangira imyitozo, abayobozi n'abatoza baraza ko bari kumujajinga, hanyuma nabona n'umukinnyi uzafasha Rayon baramusinyisha isezerano y'imyaka 4, ari umukinnyi wa ekipe ya Rayon Sport. Icyo kintu kibaye clear, kirasobanutse neza 100%. Ariko nanone muri ekipe ya Rayon ntabwo bicaye bakomeje kugenda bavuga bati no twabikora dute. Gusa comment kuri uyu mwana Chancelo Ndongo, ekipe ya Rayon uyu munsi ntabwo ifite ibisubizo byinshi kuri wing. Muzi ko uyu munsi tugendeye kubaguzwe bivuga ko witwa Bigirimana Biramahira Bedi ari ugomba kuzakina nimero 7. Sofa nibyo ni umwataka nimero 9, ariko na nimero 7 arayikina kandi akitwara neza. Ni umukinnyi mwiza kugira experience, hari ibyo yakoze muri shampiyona yacu tugomba kumwubahira. Ariko nanone hari ikindi kintu tugomba kubanza kwitondera. Ese Abedi umaze igihe kirekire adakina kuri nimero 7, wizeye ko azaperforminga akanatanga umusaruro nk'uko ubyifuza? Icyo ngicyo ni ikibazo cyo kuza kwibaza. Twareba kuri benshi tugasanga hari uyu mugabo Erenga Prince Kanga, bivugwa ko agomba gusohoka muri ekipe ya Rayon uko byagenda kose. Abandi bantu na Adama Bagayogo ushobora kuva kuri bench akaza gukina kuri nimero 7, naho ariyemera birakunda, ariko aba mwiza yasimbuye kuri nimero 10.
twareba abakinnyi bose bari muri groupe tugasanga nta mukinnyi wundi ushobora kuza gutanga ibisubizo kuri nimero 7. Urumva ko ni umukinnyi byanga byakunda ukenewe muri equipe ya Rayon, byaciye muri teste, ariko ubwo bivugwa ko gusinya bisa naho byamaze kurangira. Nta statement irasohoka, ariko umuntu witwa Sanchero Ndangu ari mu bakinnyi tugomba kuzura muri jezi y'ubururu n'umweru uko byagenda kose. Hano imbere hari ijambo skoro mu nyuguti nini, bara ry'ubururu cyangwa se bara ry'umweru, ibintu bimeze neza cyane. So muri equipe ya Rayon ntabwo birarangira, baracyari kunegosia amadira agiye atandukanye. Deal ya mbere ni y'umugabo witwa Abedi Bigirimana. Uyu Bigirimana Bedi w'umurundi amaze iminsi anegosia cyane, gusa ntari makipe amushaka. Hagiye has transfer boosting amakipe yo muri Tanzania aramushaka, ariko siko kuri, ahubwo nta kipe imushaka haba mu Rwanda ndetse no mu gihugu cy'u Burundi. Gusa afite kontra equipe ya Sport yicaranye, agomba kuza gusinya vuba kuri miliyoni 20. Ibyo byose biragendera kuko abafana bari kwitanga mu kugura umukinnyi w'abafana. Biravugwa ko rero agiye gutangwaho miliyoni 20 akaza agasinya umwaka umwe. Ariko kino kintu nge ntago njye ngihuza n'abafana ba equipe ya Rayon, kuko njye hari ikintu cya mbere nemera tunashize mu gaciro. Njyewe nemera ko hari igihombo gikomeye cyane mu gusinyisha umukinnyi mwiza umaze iminsi ari top class kuri equipe ya Rayon. Dufashe mu mwaka ushize uwitwa Muhire Keve, kipe ya Rayon iramufashe imuteretse kwitara, ariko mu kumutereka kwitara asinya umwaka umwe. Uyu munsi equipe ya Jamus iraje ahise agenda ari free agent, agiye ari free agent. Kuba agiye ari free rero igihombo gikomeye cyane kuri equipe ya Rayon. Ntimwatwaye igikombe ahari, cyangwa icyo ni kimwe. Icya kabiri, niyo recruitment miliyoni nyinshi yahawe na Jamus nta n'icumi mwabonyeho, ariko biza kwa byarakunze mukamuha amasezerano y'imyaka 2. Mufite umukinnyi mwiza wakora projet y'imyaka 2, ariko wanakundwa n'andi makipe agatanga umusaruro. Ibyo byose mukabyirengagiza. Niba rero mubyirengagije, birasobanuye ngo twemeye ko twe serivisi azaduha kuri pitch arizo tuzakira. Icyo gihe ukibara umupira guco ubu uri mu bihombo. Fasha umukinnyi mushize kwitara akoza amezi 6, andi mezi 6 yo gukinira, yemerewe gusinya pre-contract ahandi. Icyo gihe ntabwo wabiri clear, ntabwo wabisa neza. Niyo mpamvu nk'uyu Abedi ni umukinnyi mwiza umaze iminsi kuri top class muri shampiyona yacu. Ni umukinnyi waza muri equipe ya Rayon akaba mwiza cyane kurusha Abedi twabonye. Naba mwiza rero kumwongera amasezerano bizakugora, cyangwa icyo ni kimwe. Icya kabiri, nta burenganzira uzaba ukimufite bwo kumanaginga igihe cyose umushakiye. Bivuze iki? Nabona equipe hanze azagenda ari free agent. So njye mbona kuri equipe ya Rayon hagakwiye ko ibindi bintu birenze abakinnyi nk'aba ngaba ari classe mukabaha imyaka 2 cyangwa 3, kuko n'abakinnyi beza twamaze kubona ko shampiyona amaze kwiyeminiya. Ari ukamutunga uvuga uti niyo nabura igikombe namushyira ku isoko nkabona iki, nkabona amafaranga. Ariko ibyo byose ntabwo mubirebaho. Urugero rwiza na Mborenga Fitina yaza ko yarasinye umwaka umwe, yari kugenda ari free agent muri equipe ya APR, ariko ko umwaka yarabafitiye yaje kumupushinga, bituma yongera gutangwaho ya mafaranga mwamutanzeho yanabakoreye sezo. Ubundi ni kuri uyu mupira wakabaye ugenda. Ariko no Abedi umwaka umwe, uyu munsi akabatera akitwa neza akajya mu bara bari free agent kuri equipe ya Rayon, muzaba muhombye cyane. So sinzi ikintu cyakuba kugira ngo muhindure ibitekerezo, ariko njye numva Abedi yakabaye umukinnyi mukora ibishoboka byose akabasinya igihe kirenze umwaka umwe, kugira ngo n'umwaka utaha
muzaba mufiteho management haba mu kumugurisha cyangwa se kumugumana bitewe n'ibyo mu guteganya imbere. Ibyo byose ni ibintu biri kugenda bipendinga muri ekipe ya Rayon. Ikindi kintu nababwira nuko Ayobanga Lebitsa uyu musaza nawe ibintu bimeze neza cyane, agomba gutangira imirimo muri ekipe ya Rayon nka fitness coach cyangwa se umutoza w'imbaraga, kugira ngo afashe abo bakinnyi bagiye batandukanye kuzamura urwego, hanyuma batangiye kwinjira mu mikino igiye itandukanye inakomeye, bamaze kugira experience banameze neza cyane ku mbaraga z'umubiri. Rero no ku gahunda azimeze muri ekipe ya APR nta byinshi ndavugamo, nta byinshi ndi buvuge pe, kubera ko ikipe ya APR ikomeje kugenda yitegura shampiyona ndetse n'imikino igiye itandukanye. Hari match amikari barimo kugenda bategura n'amakipe yo hanze ndetse n'amakipe yo mu Rwanda. Nyuma gutsinda ekipe ya Gasogi United ibitego 4, bari gutegura match na ekipe ya Agorera Football Club. Kipe ya Agorera navuye kureba nayo ubona ko ni ekipe yo kwitondera cyane. Nubwo bimeze gutyo, ekipe ya APR irakina ku munsi w'ejo na Agorera ku saa 9 hariya Ishorongi. Bwafana w'ikipe ya APR ugomba kujya kureba match ya ekipe yanyu kugira ngo mukomeze kugenda mubona abakinyi bose nuko barimo kugenda abitwara. So umutoza Talebu hari byinshi kuri kugenda atangaza cyane cyane ku bakinyi be, vuga ati so far so good, ekipe imeze neza cyane, barimo kugenda bazamura urwego, ariko hari abakinyi ubona ko bagikeneye gukogwaho. Abakinyi bagiye batandukanye nk'aba William Tong ku munsi w'ejo keneye gukogwaho, n'abandi bagiye batandukanye. So far APR imeze neza, ni kubona ko izakompeta cyane, bashobora kugira amahirwe mu mikino nyafurika bagatombora neza, wenda birashoboka. Ariko APR ntabwo bari 100%, bara gupima kuri ekipe ya Gasogi United yahindutse cyane, dafite umutoza mukuru, kipe y'abana ubona ko ntabwo ari igipimo cyiza. Nagwo rero ni ekipe yiyubatse meze neza, yongereyemo amaraso n'ubwo abagitakaza, ariko tuzabona ibintu bikomeye cyane ku munsi w'ejo. Ariko imiriro nyamiriro sambaratika makuru ya nyayo abantu bazatangira kuyabona mu kwezi cyangwa se hagati mu kwezi kwa 8. APR itangiye kwakira amakipe agiye atandukanye, arimo za Simba Sport Club, makipe ya Kaizer Chiefs. Binavugwa ko ikipe ya Azam yifuje kuza gukina na ekipe ya APR Football Club. Ubwo rero nuko gahunda zimeze, reka dusoreze ahangaha. Ariko mwabantu mwe hano Nyarugenge ibintu birakomeye, niyo mpamvu bisaba kugira buri wese akoresha imbaraga cyane no kugira ngo agere ku makuru. So good ni byiza cyane, ariko birasaba izindi mbaraga. So ngewe icyo ndi gusaba, ndasaba ko umusportif muri rusange, nshuti zanjye dukundana, nkuko mwankandiye subscribe kuri channel ya mbere, byari byiza kabisa. Sare irimo abantu benshi cyane mudukurikira munasharinga, byari byiza cyane. Ariko ndagira ngo na n'uyu munsi mwongere mu nkandireho, ni mu nkandireho kugira ngo turebe ko twagira subscribers 100. Turacyagwana n'100 kubera ko birasaba kugira ngo bigire ibyawe, kandi nta musportif witabazwa ngatatabaza cyangwa se ngatabare umuvandimwe we cyangwa se umucuti. Ngorokanizera ko abantu mwese makanda subscribe mwabonye iyi video, mukanasharinga amagurupe agiye atandukanye kugira ngo n'abataratumenya batumenye, ubundi ibintu byose tugere tubikora 5 kuri 5. Job bless ku bantu mwese twabanye, amahoro y'Imana n'imigisha akomeze kubana namwe.